munsi w'ejo ubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari yitabiriye ihuriro ngarukamwaka rya 18 rya Unity Club Intwararumuri ryatangijwe na Madame Jeannette Kagame, akaba rero yavuze ku bintu byinshi cyane bitandukanye ndetse akaba yanagarutse ku bavuga yuko ashaka kugira umukobwa Perezida wa Repubulika, ndetse agaruka no ku mpamvu yatumye Ivan Cyomoro Kagame atajya mu gisirikare cy'u Rwanda, cyane ko yifuzaga ko abahungu be bose bajya mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi kuri iyi ngingo yo kuvuga yuko ashaka kugira umukobwa we Perezida Paul indi ngingo rero Perezida Kagame yagarutseho ni ijyanye n'ibikunze kuvugwa ko ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari gutegura umukobwa we Ange Ingabire Kagame ngo azabe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko afite inshingano muri perezidansi y'u Rwanda. Ati ejo bundi nabonye ibintu by'imbuga nkoranyambaga mbona abantu bavuga ko njyewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu cy'u Rwanda, ariko njyewe uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze, njyewe uwanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, kandi mpora mbabwira ngo mwageze aho mukansezerera. Yakomeje avuga ko abana be ari abanyarwanda nk'abandi bakwiye kubaho mu buzima busanzwe. Ati kuri njyewe umuryango wanjye n'abana banjye ni abanyarwanda nk'abandi, bazabaho nk'uko abandi bose babayeho. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko adashobora kugira umuntu perezida, ndetse yemeza ko n'uwo mukobwa bavuga ko ari gutegurira kuzaba perezida bishoboka ko yaba atanabishaka. Ati ntabwo nagira umuntu perezida, ntibibaho. Ati wenda nawe ntanabishaka. Ati ni politike yabo ikwiye kujya muri puberi gusa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Madame Jeannette Kagame bafitanye abana bagera kuri 4 barimo 3 ndetse n'abahungu b'abahungu ndetse na Ange Ingabire Kagame. Uretse ibi kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba yanavuze ko yifuzaga ko abana be b'abahungu uko ari 3 bose bajya mu gisirikare cy'u Rwanda, ariko imfura ye Ivan Cyomoro Kagame iramuhakanira, imubwira ko yifuza gukora ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Nakwibutse ko Brian Kagame bucura bwa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame yinjiye mu ngabo z'u Rwanda ku itariki ya 3 Ukwakira 2025 nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu Bwongereza. Brian Kagame yinjiye mu gisirikare asanga umukuru we Captain Ian Kagame kuri ubu ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda, umutwe urinda abayobozi bakuru b'igihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko yifuzaga ko abahungu be bose uko ari 3 baba abasirikare, ariko umukuru arabyanga. Ati bamaze gukura ndabibabwira barabyemera, ariko umwe aramakanira yabigiyemo gake arambwira ngo ariko uku siko numva nshaka kumera. Ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ndamubwira ntese urashaka gukora iki? Ati njye ndashaka gukorera amafaranga. Ati njye nindangiza kwiga nzajya mu bucuruzi. Arangije aranyurira arambwira ngo mwebwe n'abo basore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe ati muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, reka njye muri ibyo namwe mujye mu byo mushaka. Yakomeje rero avuga ko yari yabanje kubwira Lieutenant Brian Kagame ndetse na Captain Ian Kagame kurangiza icyiciro cya 3 cya kaminuza mbere yo kwinjira mu gisirikare, ariko barabyanga. Ati babiri bajya mu gisirikare, ndetse nari nabanje kubabuza ngo babanze bige, babwira ngo bakorere masters, ariko barambwira ngo ndeke babanze bajye mu gisirikare. Bati twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, kandi numvise ati uwakurikira inzira nanyuzemo nubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byabitwaye. Yakomeje agaragaza ko buri mwana we afite uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba nk'undi mwana we w'umunyarwanda. Ati umwana w'umunyarwanda uwo yaba ari we wese, harimo n'abanjye, bakwiye kuba icyo bashaka kuba cyangwa se gukora icyo bashaka gukora, nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiye abivugaho ku munsi w'ejo. Madame Jeannette Kagame yasabye abanyamuryango ba Unity Club Intwararumuri, urubyiruko n'abayobozi batandukanye guharanira ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda ikomeza kuba intero n'inyikirizo mu guharanira ko kubaho kw'abanyarwanda kutagenwa n'undi uwo ari we wese. Yabigarutse ubwo yatangizaga ihuriro rya 18 rya Unity Club Intwararumuri ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025. Abaryitabiriye bunguranye ibitekerezo ku nsanganyamatsiko y'umwaka igira iti Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Madame Jeannette Kagame yashimye abayobozi be n'abato bemeye kwitaba umuhamagaro ufasha mu gukomeza kwimakaza amahoro, ubumwe n'iterambere ry'igihugu binyuze muri Unity Club Intwararumuri. Ati mwagaragaje ko Unity Club irenze kuba ihuriro, ahubwo yatubereye urumuri ruyobora intambwe yacu mu mitekerereze, imigirire n'imibereho twahisemo. Uyu ni umwanya wo guharanira ibyiza byagiye bitugoboka
mu kwishakamo ibisubizo bitubereye, gusenyera umugozi umwe, gutegana amatwi, byose bigize ipfundo ry'ubumwe bwacu butwerera imbuto. Yasabye abayobozi kuba menge kuko iterambere igihugu kigezemo rishimishije ariko bidakwiye kwibagiza intambara zigose akarere ndetse n'ahandi ku isi. Ati hadutse inzangano zishingiye ku mitandukanire ituranga, byabaye urwitwazo ati by'abifitemo inyungu bakoresha izingirwa miterere ngo batubibemo inzangano. Ati kuri twebwe rero intero n'inyikirizo izakomeza kuba ndi umunyarwanda. Ishingiro ry'ubumwe bwacu n'inzozi dusangiye ubumwe, dusangiye umuco, dusangiye ururimi, igihugu n'Imana y'u Rwanda kandi ikaba ari imwe. Yibukije ko umwihariko wa Unity Club Intwararumuri ari umwanya wo guha agaciro ibiganiro bisa naho bigoye kuko guceceka bishobora kugira ingaruka zikomeye. Yakomeje agira ati twamba ubusesenguzi bw'amateka yacu y'umugabane wa Afurika, natwe turabyemera. Guceceka kwacu byabereye abatatwifuriza ineza, intwaro bifashisha bagoreka amateka yacu rimwe na rimwe, ugasanga hari bamwe muri twe bayayoboka bagakurikira inzira y'ibinyoma. Yabasabye ko bikwiye rero guhaguruka hakandikwa amateka akanigishwa mu bato kugira ngo rero akomeze gusigasirwa. Ati ntawe dusaba uburenganzira bwo kubaho kandi tukanabaho neza, ndi umunyarwanda, nicyo gihango dufitanye, niwo murage tuzasigasira turi bato. Unity Club ni ishuri, amashuri yacu ati twayigiye ahantu hatandukanye, dukora imirimo itandukanye, ariko kuko duhurira muri uyu muryango twihitiyemo twese tubigira abanyeshuri b'amateka yacu, aho buri umwe igira ku wundi. Kudakomeza kwiga ni ukudindira ndetse ni ukugwingira. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Marcel Bizimana yatangaje ko igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda kigeze ku kigero cya 95.3% muri 2025. Mu biganiro bindi byatanzwe na General Retired Fred Bingira uri mu basirikare bayoboye urugamba rwo kubura igihugu, yashimangiye ko ingabo za RPF zari zifite umuyobozi mwiza ari we Perezida Paul Kagame wayoboye urugamba rwo kubura igihugu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, ko indangagaciro ze zikwiriye gukomeza kubera urugero buri wese. Ati inyigisho yaduhaye, uburyo yatuyoboye n'uburyo yaduhaye icyerekezo byadufashije kurwana urwo rugamba rwo kubura igihugu cyacu cyari ku ngoyi. Umukozi w'umuryango Association Modeste et Innocent Ami Jean de Dieu Uwizeye yatanze ubuhamya bwo ko yakize ibikomere byo kwiyumvamo ubuhutu kurusha ubunyarwanda binyuze muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ibintu byamufashije kuba umunyarwanda nyawe. Ati gahunda ya Ndi Umunyarwanda yaramvunye, ntabwo ngihisha amazuru ntewe ishema, ndi umugabo mwiza w'igitangaza w'umunyarwanda kandi birampagije. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru wa komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie yashimye uko u Rwanda rwiyemeje gufasha abahoze mu mashyamba ya RDC barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko bakakirwa bakigishwa, none ubu bakaba barasubiye mu buzima busanzwe. Abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, intwararumuri, abayobozi b'inzego z'ibanze, abahagarariye urubyiruko, abakuru b'amadini n'amatorero, abahagarariye sosiyete sivile barenga 400 nibo bitabiriye ihuriro ngarukamwaka rya 18 rya Unity Club Intwararumuri ryaberaga mu Ntare Conference Arena i Kigali mu karere